Yes. Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza mu mwese mukuru ibiganiro kuri Rwanda Sport Channel n'ubundi mba nongeye nkavuga reka nongere ngane ntihibikane nshakishe ndebe amakuru abavugwa buri kanya habacicikana byinshi. Ubwo rero niyo mpamvu nongeye kubaha ikaze aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu, baba bari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali, abari mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika, bari ku mugabane w'Uburayi, Aziya na Amerika y'Epfo ndetse n'iya ruguru, yewe n'umugabane wa Oceania. Mwese muvuga muti twakoze subscribe kuri Rwanda Sport Channel, bityo amakuru anyuraho ntabwo yaducika. Niyo mpamvu rero mbabwira nti ibyo mwakoze ni byiza, ariko n'ubundi dukomeze tubane murebe izo video tuba twakoze, muzisharinga, mukora like, mushyiraho n'ibitekerezo byanyu. Hanyuma rero namwe batarakora subscribe mwababwira nti nimukubite mubangura namwe twibanire. Inkuru zigeze bageraho zihuse. Abareyo muri yeye se mwamfura mwe, iyo ni indirimbo mujya mwiririmbira. Ubwo rero nanjye reka nyiririmbe mvuga nti muri hehe mwebwe mukeneye amakuru y'imikino kugira ngo tuyaganire. Iyo kipe mvuga n'ubundi niyo muri iyi minsi ifite amakuru menshi. Burya iyo abayobozi bakijyaho bakora ibishoboka byose, barahibikana bagakora iyo bwabaga ngo bashake icyashimisha abakunzi b'ikipe yabo. Niyo mpamvu rero n'ubu ngubu ariho ndi kugira ngo tuganire, nubwo na APR nza kunyuzamo akantu k'agatoroshi gatoya bari kwitegura ikipe ya Gorilla. Ariko reka nkubwire ngo ikipe ya Rayon Sport niyo ifite amakuru menshi muri aka kanya. Aya mbere reka mbabwire ko umugabo witwa Murenzi Abdallah afite icyo bita nakwita impuruza. Umuririmbyi Cecile Kayirebwa niwe waririmbye ati impuruza bagenzi, umva uko impuruza yagenze. Ahangaha ni Murenzi Abdallah arahuruza abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport aho bari hose, amafani club bibumbiyemo ayo ariyo yose. Nagira ngo mubwire ngo Murenzi Abdallah arabahamagara kugira ngo mukore iki. Nanjye navuze ni ubu butumwa reka mbutange abareyo aho bari babwumve. Ni ubutumwa bwiza umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport yandikiye abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Bibaye ngombwa ko nanjye mbusakaza mbere yuko n'ubundi tuza kwinjira mu byo abakinnyi, kuko abakinnyi cya mbere ntabwo Murenzi Abdallah azabagura amafaranga ye, nta nubwo wenda afite ubwo bushobozi bwabyo, ntabwo amafaranga azajya kuyacukura hehe. N'abareyo mugomba kugira gute kuyatanga. Mujya muvuga muti Rayon Sport irashaka umukinnyi n'uyu cyangwa se turifuza ko batugurira umukinnyi n'uyu. Ni mwebwe ubwanyu bizagira gute bizavamo. Kubera ko rero mu minsi ishize Rayon Sport twavugaga ko itakoreraga hamwe, n'ubu ngubu wenda birashoboka ko hari abatayiyumvamo. Ibyo ntiwabica ku ruhande, tujye tuvugisha ukuri. Ariko mu by'ukuri ntekereza ko umukunzi w'ikipe uyu ni umuco uba mu banyarwanda ariko ugomba gucika. Ubu usanga umuntu akorera umuntu runaka, ngo niba hariho Tadeyo ni urugero kuko niwe ucyuye igihe, ngo ntabwo ndi bumufashe, ntabwo ndi butange umusanzu wanjye. Undi nawe ati ubwo hagiyeho Murenzi Abdallah na Rwagacondo na runaka n'abandi na ba Batiste n'abandi, ati ubwo ngubwo njyewe ngize gute na ndepoje amaboko yanjye, sinzongera kugira icyo nkorera Rayon Sport. Iwo ni umuco uba mu bantu ariko utagakwiye kubamo, kuko ikipe ukunda ntabwo ukunda Rayon Sport kubera ko ari Murenzi Abdallah uyiyobora, ntabwo ukunda Rayon Sport kubera ko ari Tadeyo uyiyobora, ntabwo ukunda Rayon Sport kubera ko ari Muvunyi uyiyobora. Nibyo nakomeje kubabwira, ibyo abantu bafata umuntu bakamugira nk'Imana mu ikipe. Ntabwo umuyobozi yiyobora aba ari we utuma ukunda Rayon Sport. Uyikunda kubwo ari wowe ku mutima wawe, nta nubwo ari wowe wayigukundishijeho. Bityo rero icyo usabwa nk'umusanzu wo gufasha Rayon Sport uba ugomba kuwutanga, niwe mureyo nyawe. Ibi ngibi abareyo bihari nk'ubu ngubu niyo makuru nakuruye, kandi ni nayo atuma Murenzi Abdallah yandika ubu butumwa ngo hari abareyo biyumvamo ko batakifite ijambo mu ikipe, batsinzwe, basigaye bafite intege nke, bagenda bigura intege mu kugira icyo bafasha ikipe ya Rayon Sport. Ubu butumwa rero burabareba, aho uri hose munabusome mu burebe. Ni ubutumwa bwanditse mu Kinyarwanda
kuri cano rwose murabubona, aho Murenzi Abdallah avuga ati nyaboneka bavandimwe bareyo nimutanga umusanzu udasanzwe wo gufasha ikipe yanyu. Amakuru mfite nuko ngo hari amafani club bari basigaye bagenda bigura intege cyangwa se bagenda bigura intege batanga umusanzu mukeya bitewe nuko hari abagiye mu buyobozi mu by'ukuri abandi bagasigara batari muri ubwo buyobozi, hakagira amafani club atarujuje imisanzu ubu ngubu ngo yahawe intebe mu buyobozi kandi mu by'ukuri yo ataratangaga imisanzu. Bityo rero bakavuga bati twebwe twarahejwe abandi bahabwa ijambo. Ariko ubutumwa bwa Murenzi buravuga buti niba muri muri fan club n'ubundi mwakabaye mukomeza gutanga umusanzu mufasha Rayon Sport, ntabwo amafaranga ajya kwa Murenzi Abdallah mu rugo cyangwa se ngo ajye kwa Kayezu cyangwa se ngo ajye kwa Jean Baptiste cyangwa se ngo ajye kwa Gakwaya, ajya muri Rayon Sport. Hanyuma wenda hagira ibitagenze neza mu kuyakoresha ibyo wenda mukaba mwabaza ariko mwayatanze. Ubutumwa rero bwa Murenzi Abdallah murabubona burakangurira buri muri wese bumubwira ko ari we pfundo, ari we musemburo wo gukemura ibibazo Rayon Sport ifite bishingiye ku mikoro. Ibyo kumanika amaboko ngo hari ahamde amafaranga azaturuka bya bindi babeshya ngo azaturuka muri RGB ari wewe ahaturuka aho yajya hehe. Ni mu hamwe nimukore mu mufuka mufashe ikipe yanyu. Ubwo ni ubutumwa bwa Murenzi Abdallah. Hanyuma rero mu bijyanye n'iki n'abakinnyi, ni umukino uri kwitegurwa wa Bugesera, n'ubundi nubwo butumwa nicyo Murenzi Abdallah butangira ati mutanga umusanzu kugira ngo twitegure Bugesera. Ariko kandi ukamenya ko mu ikipe uwitwa Forengan ubu ngubu abamwifuzaga ko yaba ahari kuri uyu mukino, menya ko ari i Dakar muri Senegal. Ibyo rero biteye bite? Uwitwa Forengan nyuma y'igihe kinini hafi iminsi 299 adakoza umupira ku kirenge yaravunitse, byabaye ngombwa ko kuwa mbere bamujyana kwa muganga wamubaze ariwe Dr Bukara. Dr Bukara amunyuza muri radio kugira ngo barebe niba amagufa, barebe niba imitsi yarafatanye ku buryo uwitwa Forengan yagira gute yakina, dore ko uwitwa Dr Rutamuwe yari yaravuze ati nyamara uyu mugabo yakina umupira. Baramusuzuma rero hose barareba, Dr Bukara atanga icyo bita go ahead, yemeza ko uyu Forengan yakina. Forengan we rero ngo akababwira ko iyo ageze mu kibuga atangiye gukina yumva utuntu tw'ububabare tumugora, hanyuma uko iminota igenda yicuma wenda akagenda yumva ububabare bushira. Muganga rero akaba yarababwiye ko ibwo ari ubwoba bw'umuntu ugikira imvune, ariko ngo ubwo bwoba bugenda bushira abatoza uko bagenda bamushyira mu kibuga iminota mikeya, ariko akavuga ko mu by'ukuri nta kibazo Forengan afite, yakize. Amakuru rero ahari, menya ko Forengan ubu ngubu ari Dakar muri Senegal, akaba ngo yasabye uruhushya rw'icyumweru ku buryo ngo yagenda akazagaruka ajya mu kibuga. Ntituramenya ngo yagiye gukora iki, niba yagiye kwivuza bya bindi bavuga, niba yagiye kubaza umukecuru, niba yagiye kubaza abapfumu bo muri Senegal, numbaze. Ariko ubu ngubu tuvugana aherereye i Dakar. Gusa hakazamo akandi kantu bivugwa ko ngo yasabye uruhushya yamaze kugerayo. Ubwo niba rero barabyumvikanye ubuyobozi bukaba bwemera ko amara icyo cyumweru abaza bakuru uko bimeze akazagaruka atyaye, nuko nguko situation imeze. Forengan ntabwo ari mu gihugu, ari i Dakar wabo muri Senegal. Nubwo harabavuga bati hari igihe mukeba yaba ari kugenda muyobyayobya ngo abe yamwerekezamo, ariko ibyo ni ibihuha bivugwa nta kirihamya bihari. Uwitwa Musore Prince nawe uyu nguyu nawe yamaze gusaba uruhushya, ariko uyu nguyu n'ubundi nta kirimo, yasabye uruhushya ko kuva ku itariki 17 kujya kuri 2 yaba ari wabo. Ubwo nawe wari ibya famiye azaba yagiye kugira gute gukurikirana. Abandi bose uko bagomba kugaruka twababwiye, Tambwe ari kwitoza ariko ntabwo yagaruka kuri iki cyumweru. Abedi nawe ngo bamuhaye gutangira kuri za 24 batangira imyitozo ubwo bundi n'umwaka utaha. Abandi bakinnyi uko bari bameze kose bari tayari biteguye ikipe ya Bugesera bazakina ku cyumweru. Hagati aho mu bijyanye n'abakinnyi bashya, amakuru akomeje gucicikana avuga ko Kwizera Olivier bamushakira hasi kubura hejuru, bakavuga ko hari uwitwa Faustin Kitoko ugomba kugera i Nyarugenge
ndetse ngo uyu munsi ahari yagombaga kuhagera, bikavuga ko umutoza nawe agomba gutangazwa ku munsi w'ejo, bikavuga ko ngo na Yannick Mukunzi, ariko mana yanjye amakipe yacu yarapfa. Ubu Yannick Mukunzi ni uw'ikiko, mwarambwiraga ngo muramagana Muhadjili ngo nitumusubize iyari, ariko se Kwizera na Yannick Mukunzi we muramwemera? Ese Kwizera Olivier muramwemera? Aba bakinyi bazengurutse amakipe banyuze muri Rayon Sport, n'ubundi ejo Rayon Sport ko n'ubundi imishahara iba ari ikibazo, nihabura ifaranga bazitwara bate? Ikinyabupfura cya Kwizera Olivier n'icya Paveri Nzira mu bipima mute? Ngo namwe murambwira. Hanyuma rero ubwo biravuga ko mu by'ukuri abayobozi ba Rayon Sport bagiriwe inama yo kuba bagura abakinyi batatu, harimo umunyezamu, umukaseri ndetse n'umuwinga. Ubwo babandi baba bashaka kwiba bo baravuga ati nimugura abakinyi batandatu, nyamara kandi tukavuga tuti abakinyi benshi nabo mu by'ukuri biba bigoye. Ariko nkakubwira ko amakuru angeraho arambwira ko witwa Karenzi Alex ndetse na Bubuni aribo bari guhihibikana ngo bashakira abakinyi ba Rayon Sport. Umutoza nawe ngo akaba ari buhagere ku buryo ku munsi w'ejo bazamumurika. Ese bimeze bite? Ibyo tuzakomeza kubibashakira tubabwire uko byifashe. APR yo iri kwitegura gorira ku munsi w'ejo yakinye n'Intare, bashimira ko Dawo yakinye umukino wa mbere w'imyitozo ndetse bagakina iminota myinshi, baravuga bati tuzamwifashisha kuri gorira. Abandi bakinyi ba Watara, abandi bakinyi ba Mamadusi, ba Haji, ba Togwi bose barahari, baravuga bati umukino tugomba kureba uburyo ki twawutsinda. Murakoze cyane rero, mukomeze mubane nanjye kuri Nda Sport Channel. Ubwo andi makuru nayo ko agenda anyuranyuranamo, nanjye ndi hafi yanyu kugira ngo muyamenye. Murakoze cyane, bye bye, ciao.